anjyana bangejejeyo umupfumu azana ibintu ibishagari ibinyugu utamenya ukuntu noneho akajya aciragura akagira ati akavuza ibintu akavuza akabyina sinakubwira ko itakuma noneho ndavuga nti ndapfuye none ese papa noneho yazanye kugira ngo banyice ntabwo byumvikana rwose nuko ariko ndavuga nti ariko Imana ifashe mbone navanga ko twagiye mu nzu wadukingiranye njye na muzehe yarambuye umukeka bakajya kubita ikinyuguri yakubita ikinyuguri akambwira ngo nincire nkacira noneho rimwe nciriye nicira ku mupira ntabwo ari uko nakubwiye atubwa umuti urapfuye nakubwiye ngo iyo Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfa imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. twongeye kubaha ikaze ku ijambo Yesu TV. uyu munsi nk'uko mubibona turi kumwe n'umusaza tuguhaye ikaze umusaza. murakoze kuba mwabashije kumpa icyizere cyo kuntumira kuri televiziyo. nkaba banje gushimira abakozi b'iyi televiziyo n'abashaka kugira ngo bakeneye kumva ubuhamya bwanjye cyangwa imibereho yanjye nagiye ngira muri iyi si ya rurema. hanyuma rero dutangiye tuguha ikaze, hari abantu batakuzi ubundi watangira ubibwira. murakoze. ubundi njyewe nitwa Antoine Subukiniro, nkaba nturuka aho bita muri za Nyabikenke muri Muhanga. hanyuma iyo bavuze amateka turagira ngo tuganire ku amateka ubundi yumva ute? amateka ni ukuvuga hari amateka wenda yagiye aranga abantu muri iyi si, cyangwa nk'uko twebwe nkanjye nk'uko nabayeho, icyo nashaka kugira ngo ngende nabagezaho, mbwira n'abantu kubahumuriza ko Imana ishobora byose. ngira ngo wenda mumpaye umwanya nshobora gutangira. ndawatangira rwose nta kibazo. murakoze. mu mibereho yanjye ubu ngubu nahuye n'ikibazo cy'ikigeragezo gikaze. papa yatubyaye turi abana 9 kuri toni 12 njye mvukamo ari njye mwana ufite ikibazo cy'uburwayi. bikambabaza cyane nkumva ndihebye mu mutima, ariko ubwo nk'uko kwiheba ko njye navukanye ibiro 5 n'amagarama nari munini cyane, ariko kubera mu giturage n'iki bari batarahuguka bakiri mu bujiji, ubwo ntangira kujya ndarandira. nk'uko kurira bya biro byanjye ngenda ngabanyuka, nk'uko kugabanyuka kumbe mfite uburwayi, murabibona uko meze. bwa burwayi bukagenda bukura ariko ababyeyi ntibabimenye. ababyeyi bakagenda bakagira za ntuza mu ngo mu byo gushakisha imiti ya kinyarwanda mu bapfumu kuraguza, ariko ntibigire icyo bitanga. wa mupfumu azanye muzehe yamuzana ati nkayishyire hariya, umupfumu inka akayirira. icyambabazaga cyane, yigeze kubaga ihene umupfumu yirira imyijima n'impyiko, twebwe badutekera igihanga. noneho nkavuga koko se Mana yanjye, koko wazantabaye nkareshya n'abandi nkabasha guhaguruka nkagenda. ariko burya ko Imana yo icyo uzaba ntaho kijya.
ubwo ikindi cya kabiri reka nyogokuru ubyara papa aze kubwira mama ngo ariko ngo ubwo uwo ni umuntu uhetse wazagafasha ukajyana nko mu ruzi cyangwa ukagata mu musarani. Uwo mukecuru na n'ubu iyo mbitekereje ariko kubera uwo nzi nakiriye mu mutima wanjye byatumye ngira icyizere cyo kugira ngo mubabarire nawe. Amen. Ubwo noneho ngumiza kurwara kugeza ubwo bajyaga guhinga bakancukurira umwobo ngo nicaremo kubera nta mugongo nagiraga sinabashaga guhaguruka. Ubwo mu kwiga mu byo guhaguruka natangiye kujya ngendera ku kantu k'akabando nkagenda nkururuka ku nzu ngo mbashe gukandagira. Ubwo noneho bigeze aho ntangira kujya ngenda nkambakamba bigeze aho umupfumu araza atumva rero ati hari aho bita ubunyambiriri ati hari umupfumu atagukoraho rikaka. Umubyeyi ati ariko se koko ati birashoboka. Icyo nibuka ni uko mukecuru yatonganye na papa kureba ibintu bigiye kudushiraho uyu muntu turamuvuza batubeshya ngo azakira waretse tukamujyana mu kizungu. Uriya mukecuru wanjye nawe yakundaga ikizungu nuko nawe yakundaga uruzungu. Nuko ubwo ugeze aho ariko umusaza atangira kurwanya nyine umukecuru amurusha imbaraga. Ubwo banzanye hano aho bita ngo ibunyambiriri. Ubwo hari nko muri ryari? Ni kera n'umwaka ntabwo mwibuka kuko urabona mfite imyaka, urabona ndakuze. Urabona ndakuze. Ubu ufite ingahe? Ubu mfite imyaka 55. Ko navutse 38. Ubwo ni nko muri za 70 na. 70. Uwo noneho banjyana bangejejeyo umupfumu azana ibintu ibishagari ibinyugu utamenya ukuntu. Noneho akajya aciragura akagira ati akavuza ibintu akavuza akabyina sinakubwira akitakuma. Noneho ndavuga nti ndapfuye none ese papa noneho yazanye kugira ngo banyice. Ntabwo byumvikana rwose. Ariko ndavuga nti ariko Imana ifashe mbone navanga. Ko twari twagiye mu nzu wadukingiranye njye na muzehe yarambuye umukeka bakajya kubita ikinyuguri yakubita ikinyuguri akambwira ngo nincire nkaciye. Noneho rimwe nciriye nicira ku mupira ntabwo ari uko nakubwiye ati ubwo umuti urapfuye. Nuko ubwo noneho rero barababwiye muzehe ati rero umwana wawe kugenda azagenda ariko azagenda bigoranye. Ati ubwo rero ati ntigu yanjye ni ukumpa ihene y'ibara rimwe. Zatese ihene y'ibara rimwe nzayikura hehe? Ati ihene ndazifite nyinshi rwose ariko iyi bara rimwe sinzi aho nzayikura. Ati ni umuti rero nta kundi ugomba kuyihinga. Sinzi wowe ugiye kuyikura ngo iyo muri za Marangara muri za Gitarama aho za Marangara. Ngo ihene yayikuye ayishyira umupfumu ayikorera ibyayo. Yarangije yaraza sinzi utundi tuntu tw'utwatsi bari bamuhaye ngo bajye bansiga ngo bankarabye bakande n'amavi n'iki ko ubu murabona hano byari byarabaye neza n'aha hose murabona aya maboko ntabwo arambuka. Ariko kubera Imana bigenda biza. Nuko ubuzima nahuye nabwo rero ubuzima buragenda ndababara bigeze aho nk'umuntu yavuga ati murebe uriya muntu kiriya kintu ahetse nkumva bibaye nko gukomeretsa umutima wanjye. Nabyo ngira ikindi kibazo cyo kuba
nakita ko ari uburwayi nabwo. Kuko numvaga ko nanjye n'abantu bavuga ngo dore uriya muntu kiriya kintu afite, nkumva sindi mu bandi bantu. Ni ukuvuga ngo baguhaga akato. Bampaga akato kuko nkumva ko ntari umuntu, nkumva ko wenda hari bashaka ko njye naba njyenyine, nkavuga si ubu koko Mana yewe unazize. Ariko nyuma nje kureba nsanga ahubwo Imana yo hari icyo yashakaga kugira ngo mbi cyane, kuko murabona ko ndi umuntu w'umusaza usheshe akanguhe. Urumva n'uwo mukecuru washakaga ko banta mu mazi. Murumva ibibazo nagiye mpura nabyo, ariko kubera Imana ndiho kandi uzabaho, kandi nzabaho. Nkaba nshishikariza rero nk'abantu cyane cyane bakunda nko guha akato, ukabona umuntu ararwaye afite uburwayi nk'aho ntagize icyo umumarira, ahubwo bikaba ngombwa ko wowe umuha akato ukamwangisha n'abandi, ukereka abantu usansibiriza ko uwo muntu atari mwiza, atari umuntu nkawe. Ibyo ntabwo twagakwiye kubikora, ahubwo twagakwiye kubegera tukagira icyo tubamarira, yaba ari inkunga twabona yo kubaha, mu bishoboka mu by'ubutunzi tukabaha, ari ibishoboka mu bitekerezo tukabegera tukabagira inama, tukababwira uko bagomba kwitwara tutagombye kubaha akato. Nkabashimira rero abavandimwe ndetse n'abandi bagiye bandwanaho bakandwaza. Benshi bamwe batangira kuvuga bati uriya ni umuntu nk'abandi, nanjye ntangira kumenya ubwenge, ntangira kujya mu bandi bantu mbona ko nanjye ndi umuntu. Kuko ndibuka ko mukecuru avuga ibyo kunjyana mu kizungu, byageze aho muzehe nawe aravuga ati wa mugani reka mujyane mu kizungu. Banjyanye mu kizungu hano i Rukoma, hari umuzungu bitaga Pasi. Bagenda tugezeyo anshyira ku iseta, anshyiramo icyuma gifata hano imbere n'inyuma. Arangije aravuga ati uyu muntu mwaramwangije, mwatumye amagufa akomera, ntabwo nshaka ko yagwa ku iseta yanjye. Desi ubu ndekere ni ugupfa? Ati gupfa ntabwo azapfa. Urumva ko na muganga yakoze ikintu cyo kugira ngo abahumurize. Yaba ari undi nk'abo ngabo baca abantu intege, muzehe ari kuvuga ati n'ubundi na muganga yambwiye ko azapfa, reka mujugunye. Ugasanga njugunye aho muri za Makera n'iki bikarangira. Ndashima Imana rero, nshimira n'uwo muganga nubwo wenda ntakimubona, ariko niba yaba akiriho nawe akazabyumva rwose ndamushimira. Uramwibuka se? Ku isura uba umubonye namwibuka. Ubwo ntihari kera ra? Ntihari kera ariko namwibuka, kuko ubu nawe byanga bikunda arashaje. Kuko ndibuka ko yari umuzungu mugufiya wakundaga kugendana udufunguzo hano ku mufuka. Umuzungu mugufiya rwose, munini, wari ufite gutya inda y'imbere. Ndamwibuka. Hanyuma niki cyakubashishije kwiyakira mu bandi bantu? Icyambashije kwiyakira, ubwo byageze aho ba bandi bajyaga bavuga ngo dore uriya muntu uko ameze, bamwe no kuvuga ikintu bavugaga n'ikintu ntibavugaga umuntu. Noneho mbona batangiye kujya bavuga, haza kuza umuntu umwe asanga ndicaye, iwacu ntabwo bari bahari, ubwo bansigaga mu rugo sinabashaga guhaguruka. Ariko wararebaga ukumva? Kumva narumvaga, naranarebaga, ariko icyo ntabashaga ni ukuba nahaguruka ngo ugende. Ariko kubera no kuba narakuriye hasi, iyo navugaga ijwi wumvaga ko ndi umuntu warenganye, wahitaga wibwira ko ndi umuntu nyine ufite ikibazo. ubu noneho haza arambwira ati ese ko wihebye bimeze bite? namubwiye ngo namubwiye ni jyewe, hari abantu baje hariya baducira amapera ntibarayajyana, mbabwiye baravuga ngo ngewe ngo ndi ikintu
bone bagaruka runo runtu mpetse bararuhondagura. yego. ubwo nicyo kintu cyari kimbabaje. Humura, umusaza arampumuriza, ati humura uri umuntu nk'abandi, ati n'abo ngabo bavuga kuri iki kintu, ati nabo bazabanze bitekerezeho, ati nabo bashobora kuba ari ikintu batabizi. ati byihorere rwose, ntukagire umutima uhagaze cyangwa ugire ubwoba ngo unangire umutima wawe, ati uri umuntu nk'abandi, ati ibyo ubyikuramo. Umusaza arambwira ati wari wikora mu mugongo se uko wameze? Reka da, ati zana ukuboko nkoraho. nkozeho nkumva ni nk'intuza y'ukuboko yagiye, nkanahise ubundi sinumva ndi nk'umuntu nk'abandi, ntangira nanjye kwiyakira. ubu bigeze aho mbona batangiye kujya banyitaza mu bandi, bicarana n'abandi tugasangira ku isahani imwe, ku bundi baranenaga isahani ndiriyeho, akaba ariyo bagumya kumpaho, bikambera ikibazo. bose mu bana twavukanye nkibaza kubera icyo ari njye wabaye gutya, ariko ubwo Imana arizi impamvu. hanyuma rero ni iki wabwiraho inama abantu baha abandi akato? icyo nabagiraho inama ni ukuvuga ngo nk'abantu baha akato abantu barwaye bafite ububabare, abo bantu ntabwo ari byiza. bakagombye byibura kubegera aho kugira ngo babahe akato. bakabegera bakabafasha, bakabagira inama, bakabumvisha ko ari abantu nk'abandi, bakumva ko cya kibazo ubundi iyo wegereye umurwayi, ukegera umurwayi ukamuhumuriza, yumva ko mwese ububabare mubufatanyije, bituma nawe atagumya kugira ngo agire kwiheba. hanyuma uwagushaka yakubona gute? washaka nkunda kuboneka. ugira telefone? telefone ndayifite. wazibahaye nomero? zivuge barazifata nacyo. nomero yawe ni kangahe ya telefone? mumbabarire, telefone yanjye ndayifite, ariko nshobora kuzayibahutana. nta kibazo. ubwo uyishaka yandike muri komanteri tuzabikumenyesha. nta kibazo. hanyuma turagushimiye. ubwo ubutaha tuzavuga n'izindi nkuru. ufite inkuru nyinshi. yego. ufite inkuru nyinshi. ufite uburyo wagiye mu gisirikare. yego. mu buryo ntawe urabizi za nkuru nyine ugiye ufite. yego. hanyuma ubwo Imana nidushoboza twongera kubonana, tuzaganiriza abadukurikiye urugendo rw'ubuzima bwawe. hanyuma turagushimiye rero. murakoze. umunsi mwiza.